Hi ladies, nongeye kubaha ikaze hano kuri The Image ndetse nimburi mushyashya anga amazina yanjye nitwa Sandrine. Mubwira ngo numara kureba iyi video ukayikunda ukanda subscribe ndetse na like. Comment yawe ni ikintu cy'ingenzi hano kuri The Image. Yes guys, uyu munsi rero ladies, akenshi mujya mwibaza muti se umukunzi wanjye namuhiki. Ndetse benshi muri mwege mukundana n'abantu b'abakire bafite byose, bafite amafaranga menshi, bakorera za shopping i Dubai, Turkey cyangwa se mu mashop ahenze. Ukibaza se umukunzi wanjye ko afite ibintu byose muhiki. So ninjye nangamugurira ishati ko karayikunda, ishati ya make mu 20 cyangwa 30 arayipfa arayikunda. Uyu munsi rero guys, nkuko mubizi maze kubagogo, bazaniye igisubizo. Ngiye kubabwira tumwe mu tuntu nakusanyije ushobora guha umukunzi wawe ku munsi wa Valentine cyangwa se kuri birthday yiwe akishima. Izi gift zashimisha umuntu wari we wese, yaba ari umukire, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, yaba ari umuchinese, wari we wese wabukundana nawe, nzi neza ko byamushimisha. First thing first, cyambere ugomba kumenya ko atari ngombwa ko abagabo ubahereza ikintu gifatika, gift ifatika. Ndi bubabwire zimwe muri gift zifatika ushaka kumuhereza kishima, ariko ndanababwira yuko tudatanga ibintu bifatika gusa, ahubwo hari n'ibintu ushaka gukorera umuntu kuri Valentine cyangwa se kuri birthday yiwe akishima, kandi bitari gift nkuko wumva ngo gift ikintu kiri materialistic. No. Ikindi, iyo ugiye gutanga gift ugomba kureba ya gift ifite ubusobanuro, ya gift ifite ikisobanuye. Ntabwo ari gupfa gutanga ikintu, ntabwo no gupfa gukora ikintu. Ugomba gukora ikintu cyangwa se gutanga ikintu umuntu azahora kwibukiraho, umuntu azakoresha. Ntabwo wahereza nanone umuntu gift idafite akamaro atazakoresha. Why would you do that? So ni ngombwa yuko uhereza umuntu gift azakoresha cyangwa se ifite umumaro, ya gift azahora yibuka ubuzima bwe bwose, izamukora ku mutima, izamutusha ku mutima. Niyo mpamvu ngiye kubabwira zimwe muri gift cyangwa se gift ideas mfite muri jewe. Kandi ikindi, muri izi gift haraba harimo izo ushobora kumuha ufite amafaranga cyangwa se udafite amafaranga. Nabikoze mu buryo umuntu wese ari bwisange. Ntabwo ndi gukore gusa ibyo bafite amafaranga gusa, nyine harimo n'abantu baba bafite urukundo, bafite abakunzi ariko nta mafaranga bafite. So I hope you fit in. Ikintu cyambere muri idea zanjye, umukunzi wawe kuri Valentine cyangwa se kuri birthday mukorere massage. Massage ushaka kuyikora ufite amafaranga cyangwa se udafite n'amafaranga. Urugero, ndahera niba udafite amafaranga, ushaka kugenda mu cyumba cyawe ukazimya amatara nijoro, ugashyiraho bougie. Ndabizi ko benshi mwege mufite bougie mu rugo, cyangwa se bougie zigura makeya, niba ari 100 niba ari 50. Ugashyiraho bougie niyo zaba 2 cyangwa 3, ugatera ka parfum. Ndabizi ko benshi mwege mufite parfum mu rugo, ugatera ka perfume mu cyumba cyawe agahumura neza, ugashyiramo akaziki kagenda gake gake, cyangwa se ugashyiramo music uzi akunda, ugashaka amavuta massage oil, amavuta ya massage. Abenshi mwege muri afite, niyo waba utayafite arahendutse cyane muri supermarket abarimo. Ushaka no kubona utafite ariko ufite nka za baby oil z'abana zirakora, za oil, ukaba ari ukoresha umukorera massage. Akazi nyine mu rugo agasanga hari mode ya massage, wakoze massage yawe yo mu rugo, washyuhije amazi, wenda ufite heater, cyangwa se wenda ushaka no gukoresha nyine amazi asanzwe ukayateka ukashyira mu ibase, ukafata keswime ukajya umukanda kanda neza ahantu hose. Abagabo banyu babananiwe, mwabagore mwe nuko mutabizi, bafite stress, babananiwe. Ugafata akugatawero cyangwa se akugasume ukajya ugakoza muri ya mazi y'akazuyazi cyangwa shyushyu ukamukanda hano hose. Ugafata ya mavuta ukamumena mu mugongo ukamukorera massage. Nimba utazi gukora massage, niyo mpamvu internet yaje. Jya kuri YouTube ushyiremo gukora massage, uri bubone ukuntu bakora massage kuri YouTube, ubyige. Niba utanabyize ushaka ukuntu bigenza, ujye umukanda kandi uko ubonye, whatever.
umuganiriza neza, utuje, umuvugisha neza utugambo twiza, umugabo azahita amerago. Nimba ufite amafaranga, genda booking hara kuri za spa massage, aho bakorera massage, ubabwire ubukinge, wishyure n'amafaranga yawe. Babakoreye icyumba cyiza, bashyemo utuntu tw'utueswime tw'umweru, utuntu tw'uturabo, babakoreye ibintu byiza, umutware yo kuri biru yawe wishyuye, mugende babakorere massage, bashyemo uturimbo dutuje, cyangwa se babwire bashyemo uturirimbo akunda, babakoreye massage, mu ruhuke mumere neza. Iyo ni gift ushaka guhereza umugabo, akishima, agatuza, akabona ko umugore utuje, umugore uzi ubwenge. Come on ladies. Gift ya kabiri ushaka gukorera umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe, mutekere ibiryo uzi akunda, biteke ubiryoshye. Nimba ufite amafaranga, ushobora kubookinga nko kuri restaurant nziza kuri bill yawe, bakabategurira ameza ari private, mukagenda mukarya mukanywa wishyuye cyangwa se ukishyura. Ari idea yawe, ari we wabizanye, ari we wamutumiye. Umutekere mu rugo, utegura ameza neza, umwakire, ku meza murye, umureba mu maso, umuganiriza, umubwire neza, umubwire ukuntu ari umugabo mwiza, umubwire ukuntu ari umugabo w'agaciro kuri wowe, umuganirize, umubaze plan ze, umubaze ko wamufasha. Mwabagore mwagiye mutuza, mwabakore ntago ari ngombwa ko umugabo umuha gift iri materialistic. Rimwe na rimwe hari ibintu ushaka gukora bikamushimisha kandi wakabona yuko ari gift. Bamwe muri mwege munabuze ntabwo mujye mutekera abagabo banyu, mwese murya ibiryo by'abakozi. Ku munsi nk'uwo rero witoye akabiri ujya mu gikoni ukitekera, ukifatiramo mu gikoni, ukikatira igitunguru, atabona ko ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu cyiza. Kandi numara guteka wisigariza umwanya wo koga, use neza, wambare neza, ikore makeup, musangire usa neza, abona usa nk'akazuba, come on. Iyo ni geste ntoya ushaka gukora igashimisha umugabo kandi ikamukora ku mutima. Icya gatatu kuri liste yanjye ibintu ushaka gukorera umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe kuri Valentine cyangwa se kuri birthday yiwe, nuko umwandikira ibaruwa. Murahorana, murabana, murarana wenda, cyangwa se umukunzi wawe for 3-5 years, I don't care. Mwandikira ibaruwa, mubwire ukuntu ari umugabo mwiza, ari umugabo w'agaciro kuri wowe, umushimire ibintu byose yagiye gukorera mu buzima bwawe, umushimire energy atakaza kugira ngo yite ku muryango wanyu, umushimire, ugira amagambo meza umubwira, uzi uko mubanye, uzi ibintu byiza agiye gukora mu buzima bwawe. Mwandikira ibaruwa umubwire uko umwiyumvamo, umubwire ibintu byose byagushimishije yakoze. Wibuke ko uyu nguyu ari umunsi wa Valentine, ntabwo ugomba gushyiramo amatiku, byo mwapfuye ibiki, amagambo meza gusa. Ibyo sacrificing kugira ngo mubeho, ubimushimire, abone yuko afite umugore, umwappreciatinga, umushimira, cyangwa se ubona n'imbaraga atakaza kugira ngo umuryango ubeho. Nimba ufite amafaranga, andika iyo baruwa, ugende uyiprintinge, utware ifoto ye, bagukorere cadre, bagukoreye cadre irimo ifoto ye, ku ruhande hariho ya magambo meza bamwandikiye, barabikora. Ifoto ikaza ari igice nyine, ahangaha hariho ifoto ye, hano hariho ya baruwa, ukayimanika no mu nzu. It's okay, it's very okay. Izo ni gift ushaka guhereza umukunzi wawe akishima. Ikindi kintu ushaka gukora, fata ifoto ye, wenda ugende uyishyire muri cadre uyimuhereze, cyangwa se ufata ifoto ye uyitware bano bantu bashushanya. Bano bantu bashushanya cyangwa bagapainting abantu bakoresheje amarange, cyangwa bashushanya bakoresheje penso. Twara ifoto ye, bayishushanye, uyizane muri cadre wayikoze neza, uyimuhereze. Cyangwa se ufate ifoto yanyu mwembi, wenda hari ukuntu mumeze muri romantic, wenda muri gusomana cyangwa muri ukuntu mufatanye, you know what I mean. Take it, gifate uyijyane, babashushanye cyangwa baba painting, uyizane, uyimanike mu nzu yanyu,
arishima akabona umuhaye ikintu cyiza. Ariko ikibazo abagore benshi ntabwo mushaka guspendinga udufaranga twanyu ku bagabo. Muzi ngo abagabo bagomba gukora abapapingamo amafaranga baba amafaranga. Abagore ntabwo mushaka kureka n'udufaranga cyangwa muheza abagabo banyu. Ariko giye nakugira inama yuko bibaye byiza mwakwirekura ku dufaranga tw'abagore ko tugoye kutubakura. Ikindi guys, abagabo bahora baduseka ngo tubaha amaboxanga, amasogisi, ngibiki, baduseka ngo twone tumudora tubahereza. Reka duhindura ibintu duhereza abagabo bacu. Seriously. What about, let me give you an idea. Aho yamuhereze boxer n'amasogisi. Ubibona ute ugiye ukagura nk'amajezi y'ikipe y'umupira akunda afana. Ubizi ko abagabo bambara nk'imipira y'amakipe bafana, ushaka kumugurira jezi full ikabutura n'umupira ukabimushyira kuko afana iyo kipe. Arabikunda umupira akawambara akagenda ari proud, you know. Ikindi, nimba wenda nk'umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe afite nka laptop, ushaka kumugura laptop bag. Laptop bag, something good. It's something, you know, classy, elegant. Runo rugo original. Mikuru udufaranga abasheri. Mikuru udufaranga abasheri. Mugura abagabo bari tuntu twiza. Ushaka kumugurira ikofi y'uruhu rwa original n'umukandara wenda na mushwari, hari mushwarira so yitwa handkerchief, yes. Byose umukandara usa n'ikofi cyangwa original niyo laptop bag, byose ukabishyira hamwe ukabishyira muri gift ukabimushyira. Ikindi, umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe ushaka kumuhereza nka bino bikombe banyweramo coffee, bya bikombe bashyira mu modoka. Urana ngo cya gikombe bashyira ku modoka bashyiramo coffee cyangwa agacyayi cyangwa juice bashyira mu modoka gutyo. N'imodoka zose zifite ahantu bagashyira igikombe cyo mu modoka kigenderwa mu modoka. Nacyo ni ikintu kizashaka guheza umukunzi wawe. Ushobora kujya gusura umukunzi wawe nko kuri Valentine ukagenda umushyiriye boto y'icyo kunywa akunda. Hariho nk'abagabo banywa inzoga, ukaba ubizi ko wenda akunda nka whisky runaka cyangwa se nka wine runaka. Why not? I mean, why not? Genda ugure boto ya whisky uzakunda cyangwa se boto ya wine akunda, ugenda uyimushyire. Something is going to appreciate. Niyo wasanga yaguze izindi boto already ari kunywa, ariko kuko ukizanye ukimuhanye umutima umukunze kandi ari wowe wakunda, aragishima kandi akagikunda, you know. Dukwiye kwisubiraho tukaba creative muri relationships zacu. Ashobora kuba ari umusportif, ukamugurira icupa ry'amazi, ukamugurira nka zaga bambara iyo bagiye muri siporo, ukamugurira akayiswime buno bweswime batwara muri siporo bwo kwihanaguza. Usibye ko ntago kugira inama yo kumugurira akantu kamwe. Iyo ugiye mu tuntu duto nk'utwo ngutwo ugura twinshi ukadushyira muri box ari twinshi. Ushaka kumugura ibyo bintu byose, tuvuge umukandara, ikofi, iyo boto yo mu modoka cyangwa se yo muri siporo, iyo sume yo muri gym na gloves zo muri gym, byose ukabizingira hamwe muri box ukabimushyira. He's going to appreciate it. Ako witwara akantu kamwe ngujyana agakandara kamwe ngurajyana, you know. Umugabo iyo akorewe ikintu n'umuntu akunda cyangwa agahabwa ikintu n'umuntu akunda, arabishimira kandi akabikora. Kuko ubundi twishyiramo yuko kuri Valentine abagore aribo bagomba guhabwa ibirabo, bagomba gutwarwa out, bagomba gutwarwa kuri dinner cyangwa kuri lunch. Why not? You also do it. I mean, do it. Bikorera umugabo wawe. Niba uzi gutwara imodoka uwo munsi mutwara umubwira uti relax, I got you. Ibintu byose ubyikorere, umujyane muri massage wabukinze, umutware mu modoka uwo munsi ntatware. Ibintu byose, take care of everything on the day. Make it yours. Do everything. Be in charge. It is very, very okay. It is very, very okay, and they're gonna appreciate you.
he's gonna appreciate, he's going to love it, he's going to like it. Ikindi byose nimara kubikora byose nubimushyira icyo waba wakoze cyose muri izi gift zose nakubwiye urenzeho amagambo meza, urenzeho amagambo meza, umuvugishe neza witonze, mwese mugabo wanjye ufite ze plan, how can I help, ngufashe iki muri plan ufite, umushimire ukuntu ari umugabo mwiza. Uziko benshi muri mwebwe igihe cyose muvugana n'aba boyfriend wanyu cyangwa n'abagabo banyu mugiye gusa wenda kuvuga ngo mu rugo harabura ikintu iki, nkeneye ikintu iki, ikintu gikeneye gukorwa, cyangwa sikajya kuvuga ari ugiye gutongana, ari ugiye gupikinga amakosa, ari ugiye gusotora, ari ugiye kuvuga ikintu kibi cyabaye, ugasanga ubanye n'umugabo w'imyaka myinshi utanibuka umunsi uherukiye kumubwira amagambo meza, udaherutse no kumubwira n'ikintu kimushimisha. Umunsi nkongo utaking advantage, ukamubwira neza, ukamubwira amagambo meza, ukamubwira ukuntu ari umugabo mwiza, ukamuganiriza, ukamubaza uburyo wamufasha. Amatiku uwo munsi ntabwo aba yemewe no gutongana, ntabwo biba byemewe. Ugomba gushaka ahantu ubishyira inyuma, ukazana ibintu bizana mood nziza n'urukundo. Ubu ndabizi bahashi mwege no kuvuga ngo ndahaza. Nubwo muri romantic bamwe muri mwe no kubona ndi no gutakaza umwanya, muri no kubona ndimo kubahagira. Ariko reka nkubwire guys, if you try this, nubigerageza bizagufasha. Niba wenda umukiri muri relationship bikomeza umubano wanyu, bikamutusha ku mutima, akabona ko uri umugore, akabona ko uri umukobwa uri concerned, uri responsable, iyo wenda muri mu rushako cyane cyane abamazemo imyaka myinshi, abenshi mwebwe ndabizi mwararambiranye, bikomeza umubano wanyu cyangwa se bikuburura umubano wanyu ugasubira gushyashya, mukibuka ukuntu mwakundanye mbere, mood ikagaruka y'uburyohe n'urukundo muri mariage yawe. So guys, nubwo mbizi ko mwese mwebwe muri gutekereza ko ndi kubahagira, ariko nizere ko video y'uyu munsi yagize icyo gufasha. Thank you so much. Bye bye.